ndagushima MC umunsi umpaye umwanya kagira twaganiraho gakeya gusa ntaraja kure ndakumanza natabarutsa abakinnyi bacu uvuga ati Nzovu oye Nzovu oye Zero FC oye Zero FC oye mwikomere mu mashyi ntaraja kure ndakumanza nashima speaker uyu mwanya ngashima abaturage je ndi ahangaha ndi mu rugo Gisorora niho nakuriye uwo musozi mureba nkiri umusore nawuriraga mu sekendi zitarenze 10 umanuka ntanarenza agasekendi 10 sonje ndahangaha ndi mu rugo navuye mu rugo kandi ndi handi mu rugo bantu bazindi zindiro abaturage bacu Kisoro municipality abantu bose bona gerageje kugeraho mbasaba kumperekeza mukaba mwamperekeje mwakoze cyane nagiraga ngo mukomere mashi nenda kongera gushimira cyane ngarutse ku ruhande rw'abakinnyi bacu buri wese yavuze ko the best player of the day bavuga ku Kipawanzo FC nagiraga mu Kipawanzo FC komereza aho ngaho nagutegurira akantu gatoya waza kutagonke nibagirwa mazima yes nuko byanze nyuma y'igihe ndabashimira mwese tugitangira nababwiye ko tugiye gukina friendly game mukinnye neza ntabwo habayemo hard tackles ngira ngo ni bwabayemo bwari buke cyane kandi bongera ngashimira MC wagerageje kumfasha gushaka officials of the day cyane ref wacu ref w'umunsi ngira ngo yabaye Newton Hasaidi yagize impande n'impande mwantereye muri kumbwira ngo mutazana ref akatwiba ndabasezeranya ngo ibyo kuryarya ntaho mbijagamo tugiye gukora icyo dushoboye cyose tuzane kipa amini ref urakora igikwiri kandi ngira ngo mwese Nzovu FC uyu munsi ntabwo gwabaye gwacu umunsi wa Rugwazino FC mwikomere mu mashi turabatabarutsa cyane ngarutse minyuma gakeya kuko MC avuze Nzovu FC ntabwo ari team nanga sari club yo gutangira kano kanya ni club iri established nanga si iriho iri registered kuko yarabimfashimo cyane tugerageza nkuko ababwiye gukora tournaments zitari zimwe twara participatingaga na cyane covid niyo tugaruje nyuma ariko before that Nzovu FC mu Kisoro district yari yambere ndikuka mwese muri kubyibuka nta team yari ikinyura mu maso so uyu munsi hari ikintu turebye na cyane nje na manager wanje nifashishaga Mr Sam hari ikintu turebye kandi hari ibibazo byinshi ngiye kumubaza nyuma nituva hangaha kuko muduhaye cyo kureberaho nibuka baje seseme murabaganura ibyo baraje murabaganura ariko habamo impamvu zitari zimwe zo numvishije ariko nanga kuze so yari bitanye regi ariko kuko kuvuga ngo gura umupira ntaho turenda kubara cyane nta kintu cyari kwari ukwihayo sibyo it was voluntary humwe kwari ukwihayo uyu munsi niko gwara umupira gwa mbere katukijanyemo yari first leg so nje mfatanyije n'abantu bamfashe gutegura iyi match harimo Dr. Mnyensanga harimo engineer Nkunzi Wera harimo Mr. Collins nagiraga munshimira amashi mumpera amashi
kuko kuva ku day one twaraschedulingaga tugashyiraho umunsi gukanga tukongeza ugundi nabwo gukanga, ariko iby'Imana irimo ndaza ndamubwira ngo muri icyo gihe dushyize mu minsi 10 nzashobora kubaho ko nzaba ndi mu safari zimwe nzirangije ndi muri Gisoro, nanjye nzashobora kwitaba. Abaruta ubwinshi muri mwe mwamufite imyuka, mwamaze igihe kirekire mutangira mu matches, ariko nenda kuba promisinga ngo katandika butandisi ubu turatangiye kandi tugiye gukomeza, kandi niyo ntego yacu. Intego yanje mu ntego mfite zanje, nanjye nari umukinnyi w'umupira narirukaga, bamwe mu basore bo twakinaga hamwe ahangaha baba ubujuri zijyana mu kwiruka nta muntu wansigaga, nta muntu wigeze mbona ko nje narirukaga hano, nari umukinnyi w'umupira cyane. So icyo kintu kingumamo, gusa muri icyo gihe nta bushobozi nari mfite, ndaza ntangira Gisorora FC, murakibuka ngifite Gisorora FC kiri kwiga, ntangira FC Gisorora FC ngeze aho kubw'ubushobozi butaye buriho isa nk'iguye, gusa ikiroto ndakigumana. So dusubira inyuma, Nzovu FC dufite timu zitatu. Dufite Nzovu FC y'abasore nk'uko mwababonye, tukagira Nzovu Girls FC. Abakobwa bacu sinzi niba hari abarimo ahangaha, ariko nabo bakinaga impaka zitari zimwe. Mwibuka ko hari n'igihe twajanye igikopo, cyari igikopo hari impaka twigeze kujamo before tujana n'igikopo. Ndikuka twakinye Simba Girls FC, Yanga Simba Girls. Icyo gikopo turagifite, ngira ngo kiri mu kabada yacu. Yes. So ngarutse ahangaha nenda gushimira Honorable wakoze kwitanga, nakumenyesheje mu gihe kitari cyakure, ariko bagerageje kutwereka ngo uri umuntu w'abantu kuko uri mwakize. Kuko notice naguhaye sinibuka ngo irinze 48 hours ago, naguhaye igihe gitoya, ariko urambwira ngo ibyo uzakora byose uzamakinga sure ngo uduhaye at least nubwo za 30 minutes. So nkaba ngushimira ni timu yawe wazanye nayo Drones Electronics, and how nari muzi ntamenya Mr Bishop wacu umumotari we ni Nzovu staff, ni brother wanje mubona atangiranye nabo Nzovu Bus Company yararimo, yari advisor wanje, afite inama zimwe yanyongeraga kandi na ndozo nama ndacyazigenderaho. Icyo murango Nzovu iracyari nsha, iyo iri hari aho yapakinze. None intego yacu ni ngiyi Nzovu FC, iyo duhuye nka gutya mfite ba scouts, Samu yarara ahangaha na Stan wariho MC w'umunsi n'abandi bose bari kumfasha. Njyewe mfite intego yo kubaka iteam imwe ikomeye, tukayubaka tukamakinga sure ngo ntabwo tugarukiye ahangaha, ahubwo dutangire turobinge abana bacu, tubashakire iteam zisumbaho. Tudashoboye kujya mu Super League tugende tubarobingire, tuvugane za Vipers za KCCA, iteam zero nyinshi, tubashakire inzira, kuko abana bafite skills, tureka kwica talents zabo, skills zabo, kuko at the end of the day tutabitayeho niho nabo bageraga igihe bakaruzinga muraro, bakayininga hapo babivuyeho na frustration, bagatangira ubuyoga, tugasanga talent yigendeye aho ngaho, kandi ubundi Imana yari ifite cyara muteguriye mu mpano ye. So njewe ndibasezeranya ngo mukomereza aho ngaho mu training kimwe. Ubu nahagurutse naje, ariko imbaraga mfite ubundi zo ndi kuvugiraho ni ukuvuga ngo derutse kubona ubuhanguzi bwo mu Gisoro Municipality. Nkaba mfite kwizera kwinshi ngo next year mu kwezi kwa kabiri nidufatanya Honorable Samu byibesho tukamwicaza muri ntebe, hari byinshi byari byarananiranye byinshi ndi kwimva nk'umuntu yagiye kuzamfashamo, na ndetse birimo gushaka akamodoka, cyangwa gushaka modoka ko kuza karabatambuza, tuva tuje Kabare, tuje Rira, tuje he, umwongo byose tuzabikora turi kugerageza guseringa talents zanyu na skills. Ntarabarambira, nagiraga ngo nicyo gihe tugabe ibihembo, ariko nasabaga ngo ntaraja kure, ntaragaba ibihembo, nakure Honorable Samu byibesho ababwire ijambo rimwe. Nyuma y'igihe twakure ref azano banduza ba captains ba timu zose, tubahe ibihembo byabo nkuko twabisezeranye. Byaje biri hano byose.